Muraho neza, Imana ishimwe ko yongeye kuduha umwanya mwiza kugira ngo tuganire. Rero nshuti zanjye bavandimwe, mureke dusenge Imana ubundi tuganire muri aka kanya Imana itugeneye. Imana turagushimiye mu izina rya Yesu, ugeze neza kutwemerera kubaho, kutwemerera kuba duhuye gutya, kutwemerera kuba abantu bawe babasha kumva ndetse bakareba, ndetse n'abadafite ubushobozi bwo kumva no kureba kubera uburwayi cyangwa se ingorane bagiye bagira nabo ubagire neza. Hari uburyo wabafasha kugira ngo babashe gusobanukirwa ibyo tuba tuvuga kandi ndetse ukanabaha kwihangana. Urakoze rero ko ariwe udufasha ikiganiro kigira umumaro ubuzima bwacu, ubugingo bwacu ndetse n'imibiri yacu mu izina rya Yesu, amen. Bavandimwe, uyu munsi rero nk'uko murimo mubireba, twateguye ikiganiro kitari bunatinde ariko kandi gifite hari ukuntu kimaze iminsi kuva nko ku wa gatandatu nagiye mbona ibintu byahinze ku mbuga nkoranyambaga. Umusitari yakoze ubukwe na kanaka twari tuzi yakoze ubukwe na kanaka. Muri university tukiga twakoraga subscription kuri ya mafaranga ya bourse ibihumbi 25, ngira ngo mbere twabonaga niba ari 11,900 sinibuka, ariko 25 ubu sinzi ayo bafata. Aya mafaranga ugasanga umuntu azanye projet y'ubukwe, ugasanga abantu bagiye basinya kuri bourse yanjye nari kuzabona 25, mukureho 5 ukazabona 20, ukagira uti nanjye barabinkoreye. Hari ababinkoreye ko nanjye nimariye ndi muri university. Kandi ndabashimira nubwo ntabazi ntabibuka bose. Ariko icyo kintu cya subscription kibaye kugira ngo umuntu ajye gutangira umushinga mushya. Najya mubwira yuko urugo ari umushinga w'Imana, umushinga mwiza. Iyo Bibiliya ivuga ngo nicyo kizatuma umuntu azasiga se na nyina akabana n'umugore we, ngo bombi bakaba umubiri umwe. Iyo ni projet rero. Kandi nanone niba bihera mu itangiriro bikazakomeza bakagenda babigarukamo, Pawulo akabisubiramo mu isezerano rishya, ni ibintu bigaragaza ko bifite imbaraga. Ariko nanone muzacunga ubukwe burafanwa pe, umuntu wese aba yumva yajyayo akinjoyinga. Igihe kera baravuga kubishegera, hari igihe nanjye ubwanjye mbona bihagurukiye kuko ni ikintu kiryoshye, ni ikintu cyiza gikwiye gutuma abantu bishima. Abantu b'abanyamashyari batifuza ko abantu babana, batifuza ko bagubwa neza, mumenye ko muri abanzi b'Imana. Umuntu w'umunyeshyari urwanya umuryango kubaho, uri umwanzi w'Imana. That's all. Hanyuma ikindi, maze kureba ibyiza birimo, maze kureba umunezero urimo, maze kureba ibirori, abasaza baganira, bavuga ati abana bahuriye aha ku ishuri, abandi bahuriye ku rugerero, abandi bahuriye that's good. Ni ibintu biba biryoshye pe, ni ibintu biba bishimishije. Ariko reka mbabwire ikintu cyambabaje, kimwe njya ndeba nanakurikirana, ni ukumva ngo kanaka ngo yatandukanye n'undi. Ubukwe bwabo bwari bwarahitinze ku rwego byanyobeye. Ababwire, uzi ko ubona ubukwe muri iki gihe sinzi ibyo ari byo, ariko nyine uhita ubonamo umugambi wa Satani wo gusenya ingo. Ukabona ubukwe buryoshye cyane, buryoshye bw'abasitari murabazi, bakumva ngo yakoze ubukwe, yarangiza ngo cya cyamamare ngo cyageze gute, ngo cya divorce, ngo cyakoze divorce. Divorce ishobora gukorwa cyangwa se ikaba inzego zihariye za leta zitegetse ko basuzumye nyuma y'igihe kirekire mu miryango byaraciyemo n'ibiki byose, ariko ugasanga no mu midugudu nayo ugasanga abantu bemerewe gukora divorce. Ngo aho kwihambira ku muntu cyangwa yenda nko kwica n'iki, ngo please ujye umubwira uti okay genda wibane, gusa mumenye yuko abana babisufuriramo kandi mubyitondere cyane. Ukajya kumva nk'umusitari runaka ngo yatandukanye n'uwo bashakanye, ejo bundi ukumva ngo yatandukanye n'uwo bashakanye. Wagera mu mahanga ngo yashatse n'umugore wa kabiri, yagera yakurya iriya ngo byanze. Kandi bari barasezeranye ivangamutungo risesuye. Nta nubwo ari ivangamutungo muhahano, nta nubwo ari sinzi, ni ukuvuga ngo twebwe twari twariyemeje turahirira imbere y'abantu, guhera muri dote turazamuka muri rusengero, twagiye muri leta, ku murenge badusezeranya, gitifu aratwigisha, abantu baraza bambaye. Hari umuntu uzambaye kamambiri mu birori bya mariage, na mariage civile ntawambara bodaboda.
twese twakwikiye umuntu udafite agakweto n'urugoramye n'uruhengamye ugerageza kuruhengamura ujyana kuba korodoniye ngo bagukorere urukweto neza utazagaragara usebya wa muntu navuze. Noneho ukajya kubona twarahuye, twateze amamodoka, abayishyizemo karibira, abadodesheje imyenda, abagore bari bambaye neza, bambaye imishanana, abakobwa bakugiye inyuma bambaye neza nyine nk'abantu bameze neza nk'abari muri Miss wati simbizi. Hanyuma abagabo bari bambaye neza, abatangiye bambara costume bayambaye, abatakunda karavate bazambaye, ibintu byose bakugiye inyuma, biri inyuma yawe kuva mu gitondo kugera nijoro. Bakoze ingendo n'ingendo, bamwe bavuye mu mahanga, abandi bavuye hafi aho mu miryango n'iki. N'udafite umuryango uwo munsi Imana iramufasha, abantu inshuti ze, abavandimwe, abaturanyi bose bakagira bate bakamutahira ubukwe. Ko ni ikintu gikomeye gihabwa agaciro n'Imana n'abantu. Noneho umva rero nari ndimo nganira na mugenzi wanjye, turimo twitemberera aho ngaho muri Kigali, twibukiranya abasitari batandukanye bagiye babana, ibintu bigahitinga, ukanagera mu modoka z'ibitangaza, ukabona ibiki n'ibiki. Hanyuma ariko ukajya kumva ngo wa muntu ngo byagezeho ngo yabivuyemo, ngo ndetse umugabo cyangwa se umugore yarigendeye nta kibano no mu gihugu. Abandi ukajya kumva hirya iyo ngo reka da ngo yavuyemo ngo ahubwo ngo nyuma y'igihe gito ngo wasizanye n'undi. Reka mbabwire, njyewe nahise ngira igitekerezo nkurikije ukuntu abantu baba bashagaye umuntu wakoze ubukwe, nkurikije ukuntu abantu baba biteguye baryoheye, imitima basiguwe neza, bashima basaba imigisha ahantu hose, batanga impano zitandukanye. Njyewe numvise undi aba bantu nk'igihano twabaca bakwiye kujya bongera bakadutumira ko badutumiye, tukaza tukongera tugahura, akavuga ati rero twarabahamagaye, turababwira tuti rwose muzaze mutahire ubukwe, mwishimane natwe, munezeranwe natwe, ariko turagira ngo tubabwire ko bitunaniye. Hanyuma tuganire tubabwire tuti umunsi mwaduhamagaye tukaza tukicara tukarya tukanezerwa tukabyina tukahibira ibyuya, kuko ibi bintu mubikoze murumva ari byo. Hanyuma kandi batubwira bati ngaho nimutubwire tubagire inama. Mwatanga ubuhamya ati jye nagiye muri Kiyezo ndakinesha kandi cyashaka kuntandukanya n'uwo twashakanye, jye nawe nibi, kuko buriya bajya bavuga abanyarwanda bavuga ngo ntazibana zidakomanya amahembe, ariko buriya wirinda ko akuka. Yakutse abantu zikaba inkungu, urumva atari ikibazo. So rero bakatwegeranya bakavuga bati rero rwose umva biranze, nimutwegere tuganire tugire. So mbere y'uko umuntu atekereza gutandukana n'undi, bagakwiye kujya batekereza ku mwanya batwaye abantu, bagatekereza ku mwanya twafashe tubaha ko niwo tuba twabahaye. Noneho bakavuga bati aba bantu twavuye, abantu twabanye umunsi wose cyangwa iminsi yose, ko ntabwo ari umunsi umwe. Umutekereza nk'umuntu avuye i Butare, ndavuga i Huye, akajya i Gicumbi, kure cyane hirya iyo ngiyo za Gicumbi hari uduce dutandukanye ntabwo mwibuka, Bwisige, za Rutare, za Giti, za Muko, hakurya iyo ngiyo. Hanyuma warangiza avuye i Huye agiye, reka dufate nka za Muko hejuru iyo ngiyo, cyari Bwisige hirya iyo hejuru ku murenge. Umuntu ubwo agiye gusaba, ejo bundi azakorera ubukwe yenda i Huye cyangwa se Nyaruteja hirya iyo, abantu bagiye, esanse yagiye, uvuga uti uwo mwanya nataye, mbere yuko rwose ufata umwanzuro wo kuvuga ngo ngiye kubivamo. Muri iyi ngihe yaravuze ngo tubivemo. Kuki mubivamo? Byagenze bite? Ubundi hari ijuru ugiye kujyamo. Rega hari abantu bahora batekereza ngo nimara ngo kudivorsa n'uriya, buriya ngo hari ukuntu ngo nzibonera undi ngo bikaba byiza. Reka mbabwize ukuri, jyewe urumva mu gihe maze nshatse nanagira inama abakiri inyuma yanjye, kimwe nuko nanjye hari abo nigiraho bari imbere. Ibyo byose imyaka 22 si mike ku buryo nagira inama abagishaka b'ejo bundi cyangwa bavutse ndeba. Ndimo ndakubwira wowe wakoze ubukwe, ukaba utekereza ugeze ahantu wumva byanze,
ugiye kubivamo, ugiye kudivorsa, ngo ugiye ngo byanze, kandi kudivorsa yenda ugasanga ntabwo mu by'ukuri nzirika abantu ku bandi, sindi Imana ibazirika cyangwa se amategeko abahambira, na cyane ko hari abantu badashobotse pe, babi cyane wagira ngo ntibigeze banamenya n'ukuri, akaba ari kuba mugenzi we yishimye, kuba mugenzi we yaba hanezerewe ntabimubamo, kandi yamanitse amaboko ati jyewe rwose ati tuzabana akaramata, na twa tugambo twiza cyane bavuga, bavuga utuntu twiza, kera baduhaga ibipapuro tugasoma, ubu ngubu basigaye bakubwira ngo tegura amagambo yawe, nabonye ntuza ari amacyaceza abikora, tegura amagambo yawe kuri ku mutima, I love you so much my darling, my sweetheart, akavuga utugambo twiza twabasaza tutanaze tutanaheruka, ngo urakarabo kanjye nzakugusha neza. Mbere yo gutandukana, mbere yo gutekereza ikintu cyatuma utandukana n'uwo wihebeye umutima ukamukunda akagutwara energy, urazi gutekereza ku muntu muzabana biravuna, uzavute please uhamagare bamwe nibura n'ubwo utaduhuza twese da, ati abantu b'abagabo n'abagore bicaze mukuru urugendo nk'uko murambagije imyaka myinshi cyangwa umwaka cyangwa amezi, n'urwo rugendo rugera urugendo ugisha bakuru inama, ntureba abo mu ngana mugera ugisha bakuru inama. Ikindi nabonye ariko gihe ntanabimera buriya, abantu basigaye bafata ngo abo bita abapare ni best man, ugasanga best man wawe murangana, umva yenda limit apene, yenda hari igihe usanga yenda abyaye rimwe, kuko muri rwose umusore azagira inama uyu mujene ati, hari n'abavuga ngo ni aba best man cyangwa abapare, akagenda n'uwo munsi baherukana akazongera guhura nawe abyaye nka gatatu cyangwa kabiri, niba ubundi inshingano best man cyangwa marene cyangwa pare baba bafite ni ukugenda, si urya munsi gusa, yakwiye no kumugira inama mbere na nyuma yo gukora ubukwe, akamugira inama ati mva rero umwana wanjye cyangwa se murumuna wanjye, uko urugo rwubakwa bigenda gutya, ntabwo ari bya ngo niko zubaka, umugira inama, uzahuraho n'ibintu runaka, uzahuramo ibyiza, uzahuramo ibibi, umwigishe, ese babana bate, biga gusubiza bate, ese umuntu abana n'uwo bashakanye bate, ese bakira abashyitsi bate, ese basangira umutungo bate, ese bishima bate, ibyo byose ibyo byose ni inshingano zawe. Hanyuma ariko ikibazo usanga muherukana mbere gato y'ubukwe, no mu gihe cy'ubukwe, yenda n'ejo cyangwa ugiye kumusura cyangwa se aje mu rugo kuhagera bikabirangira imiryango irimo irasenyuka, kubera ko abantu bari baratugiriye icyizere ngo turaba abapare, turamarene, ngo turaba nyirasenge, turi bande, kurumva niba guhisemo akavuga ati mbera nka masenge, mbera nka data bukwe, mbera nka mabukwe, mbera nkande, warangiza ukabihora bakajya gusituraguringa, ntibazi nuko binjira mu rugo, ntibazi n'ukuntu bazikemurira ibibazo runaka byabatunguye batari biteze, bakabivamo bakajya se naje guca intege ibintu rwose byo gutandukana biharawe, naje guca intege ibintu byo kubana mu makimbirane atarangira. Ntabwo ari igitangaza ko uyu munsi yenda nagira ikintu ntumvikanyeho n'umugore, ariko se ntiriranwe uwo mujinya, bwire nk'ufite nkusinzira, ndetse ko utabasha no gusinzira ufite iyo mijinya, nkukangukane njye mu kazi n'imijinya, wapfa. Abantu barakara iteka ryose, ubwo muriho umuntu guhura n'umujinya n'imitima mibi n'ibiki, bakaryama umwe areba hakurya iriya undi hakurya iriya, hagati haryamye umudayimoni, niko batubwira ngo uko bateranye imigongo niko ngo abadayimoni bokipa espace vide iri hagati yabo. So rero reka mbabwire, ntabwo twahuye turi abamarayika, ntabwo twahuye twese turi abanyangeso nziza gusa, urudire abantu ba miseke igoroye niko bavuga, ariko twiga kwihanganirana. Inyigisho z'umubano burya nta n'ikindi zimaze, no kwihanganirana, kuko umuntu wese agira kote faible na kote fort. Niba twese turi abanyambaraga cyaba ari byiza, ariko nta nubwo byoroshye, nta nubwo bibaho, nta muntu wese aba umunyambaraga ku mpande zombi. So rero ni ukuzuzanya,
Imana idufashe ingo zacu rero mureke tuziyubakire. Imana yadufashije duhitiyemo tubayeho gutya n'umugore n'umugabo n'abandi barinda kuza inyuma yacu. Ingo ntabwo ari ikibazo, bisaba kumenya uko managinga urugo rwawe. Hanyuma rero bavandimwe reka nsoreze aha ngaha, nongere mbisabire umuntu utarakanda subscribe mukande subscribe, muduhe commentaire, muduhe comment, murabyumva mute, kandi like niba ugikunze, hanyuma ugisangije n'inshuti zawe. Tuzishima rwose tubona ikiganiro gifite ama comments menshi, abantu baba bati vraiment ibi ngibi nibi uzanoza ibi kandi bitwara bishimye n'ibikintu gito. Icyo tutifuza nukumva abantu baduteranije tuguye neza tumeze neza, ngo nyuma y'umwaka nyuma y'imyaka ingahe ngo ntago bakibana. Ariko nanone twiyamye abanyeshyari babona twibaniye neza, bakaza bakajya gusesera bazana amatiku bajya gutandukanya abantu bashakanye. Reka nsoreze aha ngaha ko birambabaza, maze iminsi mbona ibintu cyangwa numva ibintu ngeza agahinda rwose, ntago ari byo. Ikindi nanone abatarashaka kuraje n'umushake, muze mutuganirize tubabwire, tubagire inama, hanyuma tuzana batwerera. Kuki se ariko niba nzana 5 byanjye ndakazana 5 kese ya fanta nizaboneka? Hanyuma ikindi nanone kubera iki nagira ibibazo nkabiherana nkaguma hari ibyanjye jyenyine, kuki ntashobora kuganira n'umuntu akangira inama akamfasha? Kubera ko hari igihe usanga n'umuntu yaje agutega imitego kugira ngo agusesere, akwangiriza ko akwicire gahunda yawihaye yo kubana n'umwashakanye neza. Kandi babwize ukuri, Imana izadushyigikira nidushaka amahoro mu miryango yacu. Imana izadushyigikira nitunayigisha inama. Ikindi cyatuyoboye kuki tutasenga bizadufasha, ikatugira n'inama uko twabigenza. Yesu rero aduhe umugisha, dukomeze twibane neza, kandi ahari intege nke tuhongeremo imbaraga, ahari imbaraga dukomeze turamforce. Kandi umuntu tutumvikanye niba ari kuri couple, niba ari partner wanjye, reka tugire ukuntu duhandurenga icyo kibazo, ariko twe kuguma mu mijinya n'uburakari buhoraho. Imana nibagirire neza. Imana turagushimiye, niwe Imana twigisha, niwe tubashisha. Umugisha buri wese muri iki kiganiro, kandi abantu babayeho mu buryo bamerewe nabi, batekereza kuba babivamo, bamaze igihe batameze neza, ubafashe. Kandi igihugu twubakira imiryango yacu y'icyitegererezo, n'abasigaye inyuma bazanezerwe kubaka ingo zabo bishimye, birefera kuri twe. Cyoro kibi cyangwa mu izina rya Yesu. Amen.